nziza Claire niga hano muri IPRS amashuri yitwa Rwanda Fashion Design Institute. Tukaba twaratangiye tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, tukaba tumaze amezi 5 twiga. Impamvu naje nuko nakundaga ibintu bijyanye na fashion and design no kudoda ndetse na pattern making. Narageragezaga gushaka information nshaka kubyiga, ariko hano mu Rwanda ntabwo byari bihari, so tugira chance leta y'u Rwanda idushyiriraho kwiga iryo somo. Icyo tuzahindura muri societe nk'uko leta y'u Rwanda irimo gukuraho imyenda ya caguwa, numva twe tuzajya dukora amadesign y'imyenda myiza, itari nk'uko abantu bishyizemo ngo imyenda y'amagaze iba ari mibi, ariko ikaba ari imyenda mishyashya ariko ifite n'amadesign meza ku buryo buri wese yakwisangamo, ndetse tugahugura n'abandi tugateza imbere made in Rwanda. Imyenda yo dukora imyihariko ifite nuko ni imyenda ikozwe n'abaprofessional, kuvuga ngo niba designinze umwenda ufite kudesigninga umwenda amenya ngo ino myenda izambarwa n'umuntu ufite taille imeze gute, izambarwa n'umuntu ugiye hehe, kandi ikaba ikindi cy'umwihariko nuko twiga pattern ni isomo rigufasha gukora umwenda ariko zifite size ziri standard. Ni kuvuga ngo uramutse ushatse umwenda uko twaguha waba ufite size wenda tuvuge small, medium, large, ko ibyo ngibyo hano mu Rwanda ntabwo abantu benshi bazi kubikora. So twege uretse no kuba tuzi kudesigninga ndetse no kudoda, ariko dushobora gukora imyenda ifite ama size ari standard. Inzozi zanjye ni ukuba fashion designer mu Rwanda, nkajya muri East Africa ndetse no ku rwego rw'isi, kuko urwego tumaze kugeraho n'abo hanze babikora ntacyo baturusha, kandi twumva mu gihe kitarambiranye bizagenda neza. Twako leta yacu aduha amahirwe ubu ngubu yo kuvuga ngo dushyire imbere made in Rwanda. Numva amamodeli mashya azasohoka muri made in Rwanda azaba yahimbwe n'abana b'Abanyarwanda, akari natwe tuyashyira ku isoko, kandi numva Abanyarwanda bazaberwa muri rusange. Ngewe nitwa Amani Kalisa, ndabandi professor bijyane na bintu bya fashion design hano muri IPRS Kicukiro. Maze kumva ko WD yashinze iri shuri rya Rwanda Fashion Design, nabyakiriye neza cyane. Tumaze amezi 5, hanyuma bazajya muri internship muri Uganda yitwa CNH. Icyo ngewe mbona ni bwo bwa mbere mu Rwanda igihugu wacu babashije kugira iyo tekerezo. Turimo turafasha abana bacu kugira ngo babashe gukora bize mbese kwiga iyo domaine ya fashion design. Ndabona ko ni ibintu byiza cyane, bizatuma mu Rwanda noneho aba professional design bazisobanura neza. Abo bana bazagira ikintu kiza yo gufasha igitekerezo ya made in Rwanda hano mu gihugu cyacu. Mfite intego ya mbere niyo gukora mu koperative, tugakora hamwe, ariko ntabwo ari gukora ku makoperative gusa, ko ntabwo ari urwego twageraho. Mu Rwanda ntabwo twadusubije ikibazo gihari cy'ama industry. Ntabwo twahita tuvuga ngo tuzatangira kuri industry. Hari n'ama organisation yatangiye kubaho mu banyeshuri kubera ko basanze ko ibintu ari byiza, tutangira gukora ama organisation
intego dufite no gukora ama industry mu Rwanda akora ibintu bijyanye na fashion design, guca caguwa ikavaho burundu, ntituzongere gukura ibintu amahanga tubizana iwacu i Rwanda, ahubwo tugakora iby'iwacu kandi ku giciro kinogeye Abanyarwanda.